ukiri muto uratekereza ko ejo hari henshi, gusa nkumbura kugukoraho buri gihe iyo mbyutse. Gusa nzi ko wambutse ikiraro ntashobora kwambuka, gusa kuva urukundo wasize nibarirwa mbona uri byose neje, ahubwo nshaka ko niba ntashobora kuba hafi yawe nzaba mu muzimu wawe, kubera ko ngukeneye kuruta ubuzima bwanjye. Kandi niba udashobora kuba iruhande rwanjye, kwibuka umuntu nkawe nkukumbura kuruta ubuzima, nkukumbura kuruta ubuzima. Ukiri muto ahora yibwira ko ejo haracyahari. Nkeneye igihe kinini, gusa sinshaka gutinzwa. None ndamutse mbisize ejo ko nshobora gukurikira bya bindi ngo nta myaka 100, kubera ko urukundo wasize ari rwo rwose. Ndashaka kumenya ko niba ntashobora kuba impande yawe, nshobora kuzatura mu muzimu wawe. Ndagukumbura kuruta ubuzima, ndagukumbura kuruta ubuzima, yego. Kandi niba udashobora kuba impande yanjye, kukwibuka n'ibyishimo, kandi ngukumbura kuruta ubuzima. Umva, ngukumbura kuruta ubuzima. Arakomeza agira ati ngukumbura kuruta ubuzima. Rero niba ntashobora kukwegera, nzaturira umuzimu wawe, kubera ko ngukumbura kuruta ubuzima. Kandi niba udashobora kuba iruhande rwanjye, kukwibuka n'ibyishimo, ngukumbura kuruta ubuzima, ngukumbura kuruta ubuzima.